ngo wisuzume intege nke waba ufite, ujye ushaka umwanya wivugishe wowe ubwawe, mu munsi, mu cyumweru, mu kwezi, ushaka umwanya ubaza utari ko icyo ntuzuza cyaba ari iki, inenge mfite yaba ari iyihe, noneho uheraho ushake uburyo ibyo wabikemura. Impamvu mbivuga ntyo ni ukuvuga ngo uramutse ushatse gutegereza kugira ngo uwakubonyemo inenge abe ari uza kuyikubwira, ntabwo iyo nenge ikibazo cyayo kizakemuka. Kubera iki? Kubera ko iyo ubibwiwe n'undi ntabwo ubyemera, ushaka guhakana ukavuga uti sibyo, ugatangira impaka, ndetse ukumva ko abantu bagusuzuguye cyangwa bagututse cyangwa batakubonamo agaciro ukwiye kuba ufite. Ni ikibazo cy'abantu, abantu niko duteye. Abantu kenshi ntabwo twakira ibyacu bitari byiza iyo bivuzwe n'undi. Niyo mpamvu rero twe tubyibwiye, ukabyibwira ukavuga uti, cyangwa ukabishaka ukavuga uti ariko icyo naba ntuzuza cyaba ari iki, inenge yanjye yaba ari iyihe, nutongana nawe muzatongana, ariko ntibibe gutongana n'undi kubera ko yakubwiye icyo yakubonyemo kitari cyiza. Nicyo gifasha kugira ngo abantu batere intambwe.